ndabasuhuza mwese abanzi banjye cyane cyane mwe murimo kuvuga ngo bamfunge ndimo ndaryisi ahubwo nimwe mufunze. Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda na Amasimbi TV nawe giwe nitwa Janvier tubana umunsi ku wundi umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda yemwe tunaganira ku nsanganyamatsiko zimwe na zimwe zibigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga za hano iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yashize nibwo uwitwa Mbabazi Scovia umunyamakuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nekereza neza yuko utazi ubukomere bwa Scovia mu itangazamakuru ryo mu Rwanda uwo ngo nta notion nimwe afite ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye kandi bikomeye. Uyu munsi ari kuri chaîne bwite yitwa Mama urwa Gasabo nakora ikiganiro ku Karubanda muri rusange. Uyu mubyeyi mu minsi yashize nibwo yakoze ibyo nakwita operation y'ibyavugiwe muri Miss Rwanda cyangwa se mu byabire muri Miss Rwanda, agenda agaragaza byinshi bigiye bitandukanye bitagiye bivugwa ndetse nagaragaza ko ari ishusho nini ngari yabari inyuma y'ibya Prince Kid bitandukanye nawe, yemwe anatanga na adresse zimwe na zimwe zaho abakobwa bo muri Miss Rwanda bajyaga bajya gusambanyirizwa bya hato na hato. Nyuma yaho ngaho nibwo arabavuze yuko uyu mubyeyi yarengereye ndetse na Jay Swiza Kasuku anakora ikiganiro gikomeye kuri uyu mama, mushobora no kujya kugisanga kuri YouTube channel ya Jay Swiza cyangwa se ya Kasuku Media muri rusange. Nyuma yaho nibwo Sabe yakoze ikiganiro gikoranye n'umuvugizi wa RIB, habamo bimwe mu byo umuvugizi wa RIB yagaragaje ko bidakwiye by'umwariko nko kukwena cyangwa se gushyira mu majwi abatanze amakuru ku cyaha kijyanye na ruswa gishimisha mubiri, ariho bamwe namwe bagiye bahita bihuriza na Mbabazi Scovia wagiye amenshoninga amazina amwe bagiye batandukanye avuga ati Hope, bivuga yuko Scovia bivuga yuko Mutesi Jolly ari we wamubwiye yuko agomba kuza gushinja Prince Kid ngo bitewe nuko hari amakuru yamufite yuko yakuyemo inda, bityo ngo mu kurengera uburenganzira cyangwa se mu kurengera inyungu bwite za Hope ahitamo kujya gushinja Prince Kid ibijyanye n'ibinyoma muri rusange. Mwarabibonye cyane, mwabonye inkuru Scovia yakoze ni inkuru ikomeye cyane yahinduye imimerere y'ikirego cya Prince Kid, ariko muri rubanda please mutagira ngo ni mu mategeko kuko abakibonaga mu buryo bufunze bahise bakibona mu y'ishusho yagutse ndetse bitewe nuko yagiye amenshoninga cyangwa se avuga abantu bakomeye babare muri dossier bakaba baragiye banapfukiranga bimwe na bimwe byanatumye iyi dossier iki kirego kijya mu muhezo bitewe n'amazina ngo akomeye ashobora kuzavugirwa muri rubanza. Ku mbuga nkoranyambaga rero abantu bihaye Scovia Mbabazi bavuga yuko ibyo yakoze bitari bikwiye, bavuga yuko hari amakuru yatangaje abana n'ubwo ngo yatarafite igihamya, ariko ni umunyamakuru n'akazi ke akora ka buri munsi. Ari space yabaye irimo abantu bagiye batandukanye, afata umwanya nawe agira icyo yisobanura agaragaza yuko amakuru yatangaje ari amakuru afitiye gihamya ndetse n'uwo yamuhaye ahari. Nk'umunyamakuru birumvikana cyane iyo ufite source y'inkuru kandi ukanayibalansinga ibyo ngibyo biba biri mu buryo bwiza kandi cyane. Scovia amaze iminsi atagaragara kuri chaîne ye bwite ya Mama urwa Gasabo, byanatumye hari bamwe batangira kuvuga yuko yaba ari mu maboko y'ubuyenza cyaha ari kubazwa ku byaha byo gukwirakwiza imuha muri rusange. Muri iki gitondo nibwo binyuze kuri Twitter y'uwitwa Sadate Munyakazi, perezida w'abareyo mu bihe byashize, yafashe amafoto ya Scovia Mbabazi ayaherekeresha video ya Scovia Mbabazi by'umwihariko agaragaza uko uyu mama yibereye. Iyo video yabanje mwayibonye ari kuvuga ngo abifuza ko mfungwa cyangwa abansabira gufungwa ati ndimo ndaryisi naho mwebwe muraho. Uyu mudamu uyu Munyakazi yafashe ayo mafoto abiri ndetse n'iyi video ya Scovia yandikaho amagambo agira n'amafoto ubona ko ari mu bihe bigiye bitandukanye, dore ko ifoto imwe muri zo afite passport uko mbitekereza yicaye ku kibuga cy'indege byose yambaye umupira
ndabona inyuma ari umupira ujye gukora nk'agasengeri ka basket ndetse n'umupira uri imbere y'umweru. Indi ya kabiri ari mu ndege yambaye amakote manini y'imbeho n'agapfukamunwa ku munwa. Mu gihe muri video yari yambaye baze, niba ndimo ndareba neza, ndetse aniteye afite n'umwitero ukozwe mu gitenge inyuma. Sadati yanditse agira ati nakomeje kubona amakuru menshi acicikana ko umunyamakuru Scovia Mutesi yaba ari mu maboko ya RIB. Aya makuru ni impuha zidafite aho zishingiye kuko uyu munyamakuru ari mu butumwa bw'akazi hanze y'u Rwanda. Views zishingiye ku kinyoma ni nk'umubiri utagira roho. Akomeza kuri iyo video n'ubundi ati nguwo Scovia ngo isi arimo kuyisamura bihagije. Muri iyi video ngo asuhuje twese, ariko ngo cyane cyane abanzi be bamwifuziza kuba ari mu gihome. Menya aba YouTubers aba YouTubers bazinjiza ingwe mu mujyi. Hatanzwe ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyi post, ariko ndaza no gukomoza ku byo witwa Kasuku Jeswiza wasubizanyije na Mbabazi Scovia inshuro zirenze imwe. By'umwihariko ugiye muri tweet na replay za Mbabazi Scovia nta kabuza mu kubonamo mpana Mbabazi mubarire Mutesi Scovia amfite mushiki wanjye witwa Mbabazi na Mutesi, nyangunda kubitanye niyo mpamvu nta kabuza uraza gusangamo replays zo witwa Kasuku ndetse na Scovia. Reka izo niheraho. Kasuku yanditse agira ati ndumwe mu bantu bakwemeraga biteye ubwoba, ariko natunguwe n'uburyo wahindutsemo. Safe flight kabisa. Aha, Scovia iyo post ayiplayingaho agira ati nibura se ikiganiro wankozeho cyarinjije ngo mbibare ati cyarinjije nibura se ikiganiro wankozeho cyarinjije ngo mbibare mu nkunga nahaye umufana. Hahaha, udakunda amafaranga niyo ayabonye ayajugunya. Ashyiraho izini emoji iziseka. Kasuku ari playinga iyo post agira ati mwana, ibyo nkora simbikorera amafaranga, ni nayo mpamvu nirinda gukora inkuru ndende. Ngira ngo nawe urabizi, mbishaka nakora inkuru z'ibihuha nkinjiza. Aha, undi ubwo ni uguhanahana amagambo hagati ya Scovia ndetse na n'uyu Jeswiza cyangwa Kasuku bikomotse kuri iyo video n'ubundi avuga ko ngo yamwifurijaga urugendo rwiza. Undi Kasuku yongera agira ati icyari kigenderewe cyari uguhinduka, kandi nabonye biri kugenda neza mo gake, ariko bishoboke ko bizaza. So ibindi wavuga uri umuntu wabiterwa n'ikimwaro cyangwa se residence yo kuba wibaza uko twabivumbuye twabivumbuye niko ashaka kwandika ngo twabivumbuye ati uko twabivumbuye. Muteze ati nkawe koko akabi gasekwa nta keza. So abenshi bifurije urugendo rwiza uyu mubyeyi, kandi ni nacyo kiba kigambiriye. Nk'uwitwa Sanga Sylvie ati maze ngewe ndindiriye twa shokora anzanira tw'umweru. Undi ati bakwihere kinazi ugabanye gusabiriza, ubwabwiraga Sanga Sylvie. Undi yongera agira ati ariko se Scovia ni umunyamakuru, ariko Scovia ni umunyamakuru ushoboye kandi ubasha kuvuga ibyo byo afitiye amakuru kugira ngo bahahe gusa batinya. Iyi message no kugira ngo ibe imeze gutya nayigoroye birenze rimwe, ibyanyu mubona ntago mbizi.
uriti Sadati Munyakazi we ati si kwigira patriote ntacyo bizakumarira, uzakore neza uvuge neza n'ibindi bizaza, naho ubu rwana n'imibereho y'umuryango wawe, naho ubundi fanatisme irasenya tu. Undi yandika agira ati Scovia umuvugizi w'abarimu, ntabwo amasengesho tumushyiraho yatuma ibi bimubaho, akunda abarimu cyane kandi natwe turamukunda, so tumuhoza imbere y'Imana. Ubwo nyine ibyo yavugaga nuko wenda ngo yaba ari mu maboko ya RIB cyangwa se y'ubugenzacyaha. Ubundi se ukuntu atangiye kwizamura what I don't know, ubwo icyo ashaka kumininga. So ikiriho nuko nanjye nagiye mbona inkuru zimwe na zimwe kuri YouTube, hariho thumbnail y'umuvugizi wa RIB bivuga yuko nk'amakuru atari meza muri iki gitondo kuri Scovia, ariko ikirogero nuko Scovia ameze neza, ahari ngarimo kwirira isi. Sadati we ari mu butumwa bw'akazi muri rusange. So ngayo nguko ni ibyariho by'aka kanya kuri Scovia Mbabazi update kuko ameze by'aka kanya. Yawe nitwa Romeo Janvier, channel ya YouTube yitwa Masimbi TV, tubana umunsi kundi tugana ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda n'ibicaca ku mbuga nkoranyambaga. Bye, muhabwe umugisha.